Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Turabasuhuje cyane mwese abateza amatwi ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Kuko musanzwe mubizi, iyi ni ya saha mukunda muri benshi, n'ikiganiro mukunda nanone muri benshi. Kuri mikoro rero ni Mugemana Andre, ariko ntabwo ni jyenyine, ndi kumwe na mwene data nawe arabibwira muri uyu mwanya. Karibu. Nitwa Sanzira David, nanjye nejejwe n'Imana kubera ko noneho ni mu gihe namaze igihe kinini nta munezero mfite, atari uko nabuze ibyo ndya, atari uko hari ikindi mu byina nabuze, ahubwo narya nkarya mpangayitse, naryama ntazi ko buri buke, ariko ikibazo ntinya kurimbuka. Yego. Ariko sinuko nari no munebwe wo gukora, kubera ko nyine uburi mu byizimu ko ntako batagize, nabaga nagerageje pe, ngakora nyine nkagerageza kugeza nyine hahandi umuntu aba ari kurengera amagara, icyo ashobora cyose aragikora. Yego. Rero reka nta kintu numvaga mu bushobozi mfite ntari gukora, ngira ngo ndebe ko nakira urupfu rw'iteka, ndebe ko nakumva umuriro utazima nkucitse. Ubwo nicyo kibazo wari ufite mu bintu byose wumva gukeneye mu isi, ariko wasanze aricyo kibazo nyirizina wari ufite. None se ko nicyo kitigeze kibona igisubizo, ariko noneho n'ibindi nagiraga bigishamikiyeho, iyo byabonaga igisubizo numvaga kidahagije. Urabona umuntu aba yumva ashaka, ugiye mu ishuri abashaka gutsinda, natsinda nkumva ntibihagije, nkavuga nti wenda buriya nindangiza iki cyiciro ubwo bizaba bihagije, nacyo nakirangiza nabona diplome yacyo nkumva nabyo nibihagije, buriya nakazi kabura, buriya hasigaye akazi. Nako nkabonye nako numva reka da wa munezero ushaka nturazi. Rero ndetse ndanakomeza ibyo abantu bo kwisi byose bageragerezamo, bumva ko aricyo cyabahesha umunezero, aricyo cyaba igisubizo cy'ikibazo umuntu aba afite mu mutima. Nukuri be ntacyo umuntu, nta gisubizo kirimo, nihereyeho ntacyo nabonye. Ariko umunsi namenye yuko nzajya mu ijuru ku buryo budasubirwaho, umva maze imyaka mbifitiye ubuhamya, maze imyaka 8 nezerewe. Ubuhamya uraza kububahereza kuko giraga hari umwanya Imana yaguhaye kugira ngo abateza amatwi Country FM iyi saha babateza amatwi cyane, bakeneye kumva koko no kuva mu rujijo ni gute umuntu yabaho nk'uko ikirango cyabivuze, akabaho hano mu isi azi neza adashidikanye ko afite ijuru. Izina ryawe ntabwo ribabwiye, uraza kubabwira ubuhamya, ariko nabwo izina ryawe bari barikeneye kuko baguteza amatwi ari benshi cyane. Nibyo, nubwo nari narivuze ko nitwa Sanzira David, ariko kurisubiramo nabyo ntibintera isoni, cyane ko aribo barinyise ryarindi rya kabiri ndujya ndi kuvuga. Rero yewe
Imana inyita izina ariko nayo ishingiye kuri yo ikavuga iti yo hariho niba hari ugukiranuka nuko Imana inyita umukiranutsi habaho kwera akaba ari uko Imana inyita uwera habaho kuzira inenge ugasanga nuko Imana inyita umuziranenge ndetse no mu kujajinga kwayo uburyo itanga amanota iby'igenzura mu igenzura ryayo inyita utagawa ariko byose ukiri hano mu isi nyiraha ariko reka nkubwire ibyo bintu Imana inyita n'ubundi bipimira ku mwana wayo Yesu waje agakora byose irebamo ntibonemo ikosa na rimwe yazana igipimo gipima kwera ubwo maze kumwizera Yesu Imana yanshyizeho igipimo gipima kwera isanga kwera n'ukwa Yesu itura umwere ishyizeho igipimo cyitwa gukiranuka isanga uko mfite n'ukwa Yesu itura umukiranutsi ishyizeho igipimo cy'amakosa iravuga ati isanga rwose Yesu nta kosa na rimwe yakoze iti ntogawa rwose imbere yanjye umva reka nkubwire Yesu yarangabiye babandi bajyaga barimagoreka ntambira Imana yarangabiye ngewe ubu noneho mfite ndatamba nkumva biruzuye rwose kuko noneho icyo yangabiye kirafatika ariko si icyubu gusa nicyo mfite ubu ndi mw'uyu mubiri ngenda nambara bucyabwira ariko nanone nzakomezanya kuzageza iteka ryose kuko umuntu udafite mwene icyo nukuri ntiyahinguka imbere y'Imana ntibanabana mba numva nejejwe nyine no kubana n'Imana ariko mbikesha Kristo Imana yampaye. Amen. Urakoze cyane muvandimwe turagushimiye cyane kubuhamya uduhaye ndetse ariko no kutwibwira nyine nk'intore ariko nabwo itaratojwe n'abantu cyangwa se itabarizwa nanone mu itorero ry'abantu ahubwo ibarizwa nyine mu itorero ry'Imana cyane ko ari naryo ryera. Wamaze gutanga ubuhamya bwawe uvuga yuko mu isi waragerageje ushakisha ikintu cyaguhesha amahoro ndetse n'umunezero ugera ku bintu byinshi isi yita iby'agaciro ariko ikibazo wari ufite nyirizina ntabwo kigeze kibonerwa igisubizo muri ibyo bintu wagezeho uhawe n'isi. Urangiza uvuga uti ikibazo nari mfite naje kumenya ko kumbi ndi umunyabyaha ari nabyo binambuza amahoro. Ubundi muri iyi si abantu bose bazi ko ari abanyabyaha noneho bakaba bazi ko nta ntungane ibaho ko nta wera ubaho. None hano muri studio twakiriye umuntu w'intungane nubwo nanjye ndiyo ubwo nakiriye ingenzi yanjye. Ubwo rero turahari kugira ngo tumenyeshe abantu uburyo imbabazi z'ibyaha zatanzwe ariko no kuzakira nabwo basobanukirwe n'uburyo zibonekamo kuko ngira ngo iyo utari umunyabyaha ubwo uri uwera kandi ubwo kuba uwera nabyo ntago ari idini wagiyemo ahubwo ni ukuntu wagizwe. Abantu benshi rero bakeneye kumenya nyine ni gute umuntu yaba uwera kandi tuzi neza ko umuntu avuka ari umunyabyaha akagerageza kubyibuza bikanga agasaba imbabazi akumva ntago ari kuzibona ntibishyike akagerageza mu buryo bwose isi yashyizeho n'amadini yashyizeho ariko akumva n'ubundi aracyari umunyabyaha ndetse akarenzaho kuri ubu n'igihe azapfira. Yego da. Ariko urumva ko icyo nyine ni ikinyoma. Hano duhari kugira ngo tumenyeshe ukuri ijambo ry'Imana rigaragaza kuko twabayeho igihe kinini cyane tuzi iby'isi nyine yashyizeho ariko bino byo tugenderaho ariko bikarangira twumva n'ubundi nta cyizere cy'uko dupfuye twajya mu ijuru. Ubwo rero uburyo imbabazi zatanzwe nabyo turahari kugira ngo tubisobanure ariko tunazitandukanye n'iz'abantu bajya bavuga cyangwa se bajya banasaba. Tudatinze rero tudatindiye abaduteza amatwi kugira ngo ibyo tuvuga nanone tubihamishe ibyanditswe reka dusome amagambo makeya ari muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16 turageza ku wa 19. Reka some muri Bibiliya yera uradusomera intagatifu
nubwo zose ari intagatifu ubwo nyine ntizira inenge nkuko wabivuze ko nawe uri umuziranenge ubwo ni nawe nanjye ndumutagatifu rega ubwo ni nawe ukwiye kuyisoma ubwo ntihagire umunyabyaha uzongera kuyisoma bazishyire hasi umuntu utari umutagatifu ntabwo asoma bibiliya ntagatifu n'utari uwera ntakwiriye gusoma bibiliya yera ntaho bahuriye yego rwose niyo mpamvu bayisoma ikababera ikibazo bikababera iyobera ritagatifu aho kugira ngo bayishurirwe baruhuke yego reka dusome bari kuvuga kuri Yesu avuga ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye arahagarara ngo asome bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegeri no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Imana ishimwe kansome no muri bibiliya ntagatifu nuko Yesu ajya i Nazareti aho yari yararerewe maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi arakibumbura abona ahanditse ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene ntangarize imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumutse n'abapfukiranwaga ko babohowe kandi namamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Imana ishimwe. Twongeye gushishikariza abateza amatwi ikiganiro ijoro ntirikorerwa kuri Country FM kugira ngo bahamagare n'abandi basanzwe bagikunda cyangwa se n'abatakizi n'abacyumvije uyu munsi ngira ngo ntago bari bubure kugikunda cyane ko gifite amagambo meza agamije kuruhura abantu ndetse no kubakura mu rujijo. Aya magambo dusomye iyo usomye hepfo muvandi iyo usomye hepfo ahantu tutasomye bavuze ko nyine amaze kubumba icyo gitabo ku muvandimwe wacu Yesu amaze kubumba icyo gitabo yahise kagihereza nyine umurinzi ariko ahantu yabwiririje ubwo butumwa bwiza ni hehe bavuze ngo ni mu rusengero. Noneho aramaze gusoma ibyo bintu aravuga ati ibyo bintu mvuze ubwo butumwa bwiza mvuze bwo kumenyesha imbohe ko zibohowe no kubakingurira urugi rwa gereza narwo rurakinguye no kubamenyesha umwaka umwami yagizemo imbabazi. Arangije aravuga ati ibyo bintu mvuze ubu nonaha bisohoye mu matwi yanyu ndetse igihe nyine ni iki ngiki. Icyakurikiyeho ngo bahise kuba mugwiraho icyarimwe baramusohora bajya kumutembagaza ku manga. Ikintu narindi kumvamo niki ikintu ndi kumvamo ni uburyo inkuru nziza y'umukiro cyangwa se itangazo ry'uko Imana yatanze imbabazi ku mfungwa zose ku banyabyaha bose. Erega ubundi umuntu wese avuka ubundi ari imbohe kandi ababoshye mu buryo bubiri. Icyambere abafite ububohe bwo mu mutima aba yumva ari umunyabyaha aba yumva atari uwera. Noneho ubwo buzima bw'uko ari umunyabyaha atabana n'Imana ni nabwo bumutera no kujya kwibohesha handi mu idini agira ngo wenda biraza kumuvanamo kubohoka. Yego agira ngo baraza kumubohora baramubohora kuko urumva nk'ikimenyetso kigaragaza ko urumva twatangiye tuvuga ko ubu tugiye gusobanura imbabazi z'Imana izo arizo n'inzira zibonerwamo tuzitandukanye n'iz'abantu basaba
cyangwa se bajya bitiranye. Urumva nk'aha mu idini Yesu yavugiye ubutumwa bwiza, we yasanze n'ubundi abantu basanzwe basaba imbabazi z'ibyaha byabo. Abantu bifuza kubohoka mu mutima uru rubanza wigeze kuvuga wakize. Ubundi nawe uri mu bantu bari imbohe, ariko nanjye nariyo, kuko umuntu wese avuka bundi ari imbohe mu mutima, ariko akaba n'imbohe mu idini. Ubwo buryo bwombi, ayo mapingu yombi umuntu aba yafite. Noneho icyaje kuza kwerekana ko mu idini nyine nanone nta mbabazi batanga, batanakwemera ariko kuzibona, nuko Yesu yabanje kujya gutangariza inkuru nziza mu rusengero. Aho imbohe ziri nyine, aho imbohe ziri niho itangazo rivugirwa, naho ngo zifungiye. Noneho atangaje inkuru nziza, agira ngo ahari imbohe ziraza kubyumva neza, ku mpamvu yuko bamenyereye ko, urumva abayobozi babo bafite ukuntu bababwiye ati muzajya muhabwa imbabazi mu gihe mwazisabye. Noneho Yesu we azanye ubundi buryo nyabwo bwo guhabwa imbabazi kubusa bitanaciye muri systeme abantu bashyizemo. Barahindukira, baramurwanya, baramusohora. Ubwo Yesu kuko ari ufite ubushobozi n'ububasha bwo gutanga imbabazi, bamutaye hanze. Ni nacyo gituma umuntu wese uba uri mu idini ubundi umubwirwa nuko nta mbabazi afite. Hari ahantu twajyaga tujya, twahabaye imyaka myinshi batubwira uburyo twajya dusabamo imbabazi mu gihe twakoze ibyaha. Zaba ari uburyo bwa penetensiya, yaba ari uburyo bwo kubyatura mu mazina, wabyaturira abantu, yewe wanakwiherera ukabivuga wiherereye. Ubwo ni uburyo abantu bashyizeho bwo gusaba imbabazi z'ibyaha, ariko bakabyitiranya. Urumva uko abantu basaba imbabazi mu gihe umuntu yagiriye undi icyaha bitandukanye n'uburyo Imana yo igize itanga. Kandi mu idini byo bo bashaka kubihuza, uko abantu babarirana ibyaha ni nako banakubwira ko n'Imana ariko izakubabarira. Ukarinda ugera mu zabukuru wumva nta cyizere ufite cy'uko uri uwera, ndetse ukanahakana ko nta n'uwera ubaho, ku mpamvu y'uko uhora usaba imbabazi imyaka myinshi ariko ugahora wumva uboshye mu mutima. Rero duhari kugira ngo dusobanure uburyo Imana yo ijya ibabarira abantu ibyaha byabo, bitandukanye n'uko ujya ugerageza kuzisaba ariko bikarangira wumva nawe ntazo ufite. Kuki umaze imyaka 40 wumva uri umunyabyaha kandi warasabye imbabazi uko ushobojwe kose, wariyirije ubusa, warasenze, warabyatuye, ndetse ukanavuga ati Imana imbabarire n'ibyo nibajye. Kera njya muri penetensiya nkavuga ariko nkumva nanone ntabwo ndi kuzihabwa, nakumva ntari kuzibona muri uwo mwanya, kumva ibyaha ntibishiramo ariko wanabishaka ntubibone. Yego. No bikarangira avuga ati basi nibyo nibagiwe, dawe binkize niba ureba mbikwiye. Suko sa pretensiya ariko ukaba uranarwirangira ati niba ureba mbikwiye. Ntabwo rero Imana yo ijye babarira abantu ibyaha binyuze mu kuzisaba. Imana uburyo ibabarira abantu ibyaha ntago ari uko wasubiye muri detail y'ibyo wakoze, cyane ko muvandimwe uburyo Imana izi umunyabyaha ntago ariko we yiyizi. Yego. Nta umunyabyaha yiyizi ku kigero gito kiwe nyine cy'Imana, nta kagero yiyizeho nk'ako Imana imuziho. Niyo mpamvu yagiye gushaka icyamukiza n'ubundi atagera ku kigero cy'ikosa afite. Ntagera ku kigero, ni nko kwishyura utazi idene ariko ari rinini ku kigero gikomeye. Noneho ukagumya ugenda utereraho, kandi noneho n'imyenda n'ubukererwe buri kwikuba buruta ibyo uri kwishyura, bigahita bigenda biyongobeza ibyo wishyura idene aho kugira ngo rishire rikiyongera. Mbega kugira idene ry'urupfu rw'iteka biragatsindwa, ni akaga gakomeye. Hanyuma kakaba kaga kurushaho iyo umuntu ashatse kubyishyuza ibimukomokaho, yaba amagambo cyangwa ibikorwa. Ubwo impamvu umuntu asaba imbabazi ntazihabwe cyangwa se ntiyumve anazifite ni ukubera imbabazi z'ibyaha izakwiriye sizasaba, kubera ko atazi ingano y'icyaha cye. Yego. Kuko urumva abantu bajya batura ibyo bakoze ariko ntibature abo bari, bakibagirwa aho byavuye. Urumva umuntu we niwe mubi, niwe giti kibi, ubwo aho byavuye niho habi kurusha ibyahavuye. Yego. Ubwo ni uruganda rubi.
ubwo rero umuntu kwatura ibyaha wakoze bimeze nko gusoroma nyine imbuto n'ubundi ku giti, yego, ariko ntabwo bukiranduye. gusa nyine ikibazo n'imbuto cyangwa igikwiye gukurwaho ni igiti. ubwo rero kugira ngo n'icyo giti kiveho, Yesu avuga ngo igiti nimukita kibi, yego, n'imbuto zacyo muzitembi. Yego. abantu bajya banishamangaza yuko burya hari ibintu byiza bakora, ariko ubundi ntabyo, kuko Yesu yabihamije avuga ko icyambere avuga ku giti, yavuze ko nta giti kimwe kibi gishobora kwera imbuto nziza nimbi, ntibishoboka. N'isoko arayivuga, aravuga ati nta soko imwe yazana amazi mabi n'ameza. ubwo niba amazi ari mabi, ni mabi gusa. niyo mpamvu umuntu ntiyavuga ngo ni umunyabyaha yarangiza ngo akora ibyo gukiranuka. ubwo si ibyo bintu birashoboka ku muntu, ntibishoboka. noneho barangiza bakabeshywa ngo nibabyikuzeho, ngo ubwo bunyabyaha nibabwikuzeho kuvuga ibyaha bakoze. ni nko kuvuga ngo igiti cy'umwembe kikuzemo ubwembe, gusoroma, kwikokora, nubwo kwikokoraho imbuto zeze uwo munsi. ejo se umwaka utaha nizongera zikera ndetse ziruta iza mbere. ariko muvandimwe, icyo nashimiye Imana nuko yo yabaze neza umwenda w'ibyaha abantu bayibereyemo. n'umwenda udashobora kwishyurwa n'icyakorwa n'umuntu icyo ari cyo cyose keretse urupfu. niko yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. udapimye mwaho ubwo ntibihura. none umuntu ajya gusaba imbabazi ari gutinya gupfa, mbega no gukwepa, no gutanga ruswa, ari gushaka, noneho akajya gutura ari kuvuga ati hari mbone neza nzakira urupfu rw'iteka. akajya muri korari nazigiyemo, akajya muri korari ari kugira ngo ahari ibyaha bibe bike, nera imbuto nkeya, ubundi nzajye mu ijuru. ukajya mu cyumba, ukajya mu magurupe y'amasengesho atandukanye, ugira ngo ahari ibyo byose bizabyara kuba Imana izabirebaho isange bingana n'urupfu, ubundi gukureho urubanza rw'ibyaha. ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi umunyabyaha nyine umugabane w'abanyabyaha uranditse. cyo shimira Imana nuko ibintu byayo byose yabyandikishije ku buryo nta na kimwe washaka ngo ukibure. umugabane w'abanyabyaha n'abatizera ni ukurimbuka, ni ugutabwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. nari ntangiye nkubwira nti ndashimira Imana. ni ukuri Imana yo yabaze neza ingano y'umwenda uko wakanganye. noneho ibona abantu nubwo bakiteranya bose badashobora kubona byibuze n'ubwishyu bw'umuntu umwe. noneho ariko urukundo nanone ruyitera kureba gushaka ubwo bwishyu, kuko niyo yonyine bufite. ibona urupfu rutabayeho kuko itajya yivuguruza, ntabwo yakibagirwa icyaha, ntibishoboka. nibyo, kuko urupfu rutabaye itakibagirwa icyaha. kandi nanone umunyabyaha akaba ari ukwiriye gupfa. ibona nanone nifata abanyabyaha ikabica, n'ubundi urupfu ntibazaruvamo, kuko urupfu yari ivuze ni urw'iteka, bazapfa by'iteka. ariko ibagirira impuhwe, iravuga iti noneho se ninde wajya gucungura umuntu? ko umuntu amfitiye umwenda w'urupfu, ninde wajya muri rwa rupfu? ninde wajya kwishyurira umuntu, ninde wajya kwishyurira umunyabyaha kugira ngo azabashe kubana nanjye ntakimubaraho icyaha na kimwe? ninde wajya kwishyura? Dawidi niko yavuze, ari kuvuga umunyamahirwe. rero umuntu wishyuriwe uwo mwenda ni uwishyuriwe na Yesu, kuko Yesu niwe wabashije kwishyura urupfu. Imana irarwemera, irangije irirahira, iravuga ati noneho ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. ubwo bivuze ngo ideni nishyuzaga ndabona rirangiye. umuntu yafashe ideni bamwandika mu ikayi, ariko pe iyo bashyizemo vi, niyo ugiye kwishyura ntiwahava batahakweretse ngo ashyiremo vi, cyangwa hari ukuntu asibasiba abafite ubwe buryo. ariko iyo atarakora ako kantu umaze kuyamubarira ntabwo yakemera. Imana nayo imaze kubona ubwishyu iravuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. ariko ntiyarekeraho, ituma intumwa kubitangaza. Amen. rero
aho baboheye urumva kuvuga ubwa mbere umuntu aba ari imbohe iboshywe na Satani, ariko kujya kwibohoza aciye mu idini nabyo akaba abaye imbohe bwa kabiri, bagashyiraho indi noneho bagashyiraho indi minyururu ikaze ku buryo umuntu aba yumva noneho ngo aramutse avuye mu idini ngo noneho yaba arimbutse, kandi n'ubundi aririmo yumva nta juru afite. Noneho Yesu rero abasangamo, bamuhaye aho asoma, arahasoma. Ikintu cyabateye umujinya urakizi, nuko handitse ngo nuko rero hamwe bavugaga tutasomye muri ntagatifu haravuga ngo nuko atangira kubabwira ati ibiri mu isomo mumaze kumva mumenye ko byujujwe uyu munsi. Ubu ni wa mwaka yavugaga w'imbabazi z'Imana wahageze, wanujujwe, reka bamwirukeho. Uzi icyatumye bamwirukaho, icyatumye bashaka kumwica nuko ibyaha by'abantu aribyo byatumaga bazana ihene, inka, inkoko, mbega nicyo byatumaga bazana ibitambo. Nukureka nkubwire, umuntu aramutse abaye intungane, iki urubanza rw'ibyaha rukamushiraho, ntabwo yakongera kugirana imbizi n'idini, kubera ko ubundi umuntu yagannye dini ari gushaka icyamukiza urupfu rw'iteka. None iyi nkuru turi gutangaza niyo yakuye Yesu mu ijuru kugira ngo aze yishyura urupfu rw'iteka, aze yemera Imana imuhane, ngo imuhanisha umujinya wayo, ndetse imutera umugongo ngo iramureka, arakubitwa ngo iramubabaza, iramushenjagura, nawe arabibona ko yamutereranye, noneho ngo arataka avuga ati noneho data niki kikundekesheje ko nta cyaha se yigeze akora ku isi, akaba yarabayeho igihe kirekire adacumura ku Mana, ndetse ikajya inamuhamya. Yamuhamije kenshi, yaravuze ngo ahagararanye na Yohana muri Yorodani amaze kubatizwa, ijwi ryavugiye mu ijuru ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Indi nshuro amaze asigaye wenyine, Mose na Eliya bamaze igicu kimaze kubakingiriza, asigaranye ubwiza wenyine arabagirana, n'ubundi ijwi rirongera riramuhamya, riravuga ngo n'ubundi nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire. Bamwumvire ku kisi, tumwumvire ku cyo aravuga. Bagiye kukimubaza yarababwiye ngo, bamubajije ngo ese dukora iki kugira ngo tubone ubwami bw'Imana? Wabene ntiyabaruhishe, kubera ko ibyo gukora byose yari yamanutse abizana n'abikora arabisohoza. Adusaba kwizera ko ibyo yakoze ari byo byari bikenewe ku Mana. Mu by'ukuri arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Si byose nibyo rwose. Hari ikindi se yabwiye abantu gukora? Nicyo ngicyo gusa. Noneho rero abantu baracyashukwashukwa ngo aho kwizera ibyo Yesu yakoze ngo bizere ibyabo. Ubwo nuguhakanisha ibya Yesu, ibya Yesu nukubahakanisha ibyabo. Nukuvuga ngo ubwishyuye Yesu yatanze ntubwemeye, ukeneye gutanga ubwawe bwo kuvuga amagambo y'ibyo wakoze, bwo kuvuga ese kuvuga ibyo wakoze icyabiguteye cyo uragishyirahe kutazi no kukivuga. Noneho ni ikibazo gikomeye abantu bahorana, ariko nyine kikaba n'inzitizi nyine yo gushyikira ubugingo buhoraho. Ariko umuntu aramutse avuye kwizima, yamenya ko ibyo akora, ibyo yita byiza n'ibyo yita bibi byose bidashobora kumuhesha, bidashobora kuba ubwishyu bw'urubanza afitanye n'Imana. Bitabaye ibyo rero ngo yemere ko Yesu yamwishyuriye, ubwo asigarana nanone rwa rubanza rwo gushaka ibyo aziyishyurira. Kandi pe umunsi bazazuka, umuntu uzava mu isi atari intungane azava mu isi afite iyi mirimo yose akora. Niyo mpamvu bazavuga ngo twakoraga ibi mu izina ryawe, twagize gutya mu izina ryawe, twagize gutya mu izina, bagitekereza yuko ibyo ngibyo ari by'Imana yari ishaka kugira ngo ibahereze kubana nayo mu ijuru. Muri make ubwo inzira nyine abantu bajya bacamo ntago ari yo. Ntabwo ariyo, kuko inzira Imana yaciye yo gutangamwe imbabazi nuko hari undi yababaje mu cyimbo cy'abari kubabara. Kubundi kubabarirwa nyine bivuze ngo nuko hari uwababaye mu cyimbo. Urumva uhereye kuri sogokuruza wacu Adamu, niwe nyirabayazana, niwe nkomoko twese twakomoyeho ubunyacyaha. Ariko nawe ugiye kure amateka ye uburyo yahawe imbabazi,
nawe uzasanga ryasezerana Imana yari yavuze ati umunsi wakoze icyaha no gupfa uzapfa. Uzasanga Imana nabwo yaramugiriye neza nyine ikamushyira muri uyu mwaka w'impuhwe, ikazana itungo akaba ryo yica mu kimbo cy'urupfu rwe, ya maraso ahongerera ibyaha bye akaba arabonetse, ndetse na cya gihano nyine cy'urupfu itungo rikaba rirapfuye, yewe na bwa bwambure yumvagamo kwa kuntu yumvaga atari intungane, akambara uruhu rw'ikitacumuye. Yego rwose biriya byose byavugaga ko Yesu ari umwana w'intamuzaza kugira ngo abantu babarirwe ibyaha byabo, nuko byari bikwiye guca ko ari uza akaba igitambo, akaba ari we urambikwaho ibiganza nk'uko amatungo n'uburyanga ibitambo byarambikagaho ibiganza, ushinzwe kubyica akabyica nyine abizize ibyaha bitakoze noneho ubwo buziranenge bwabyo nabwo bukabarwa ku bari babikoze n'ingurane. Uko niko umuntu rero ahinduka uwera, uko niko umuntu ahinduka umuziranenge nk'uko wakomeje kubivuga, ariko bidaturutse mu kuvuga ibyaha byawe. Kandi ubwo ubukize na za gereza zombi, ubundi umunyabyaha wese aba ari muri gereza, ariko nabwo yo ahawe imbabazi ubundi abagomba gusohoka akigendera, kuko nta dosiye iba ikimuriwe. Bivuze ko rero kubabarira kw'Imana ntago biva mu kuyibwira ibyo wakoze, ahubwo biva mu kwizera ko wa mubabaro wari ukugenewe wakuvuyeho ukajya kuri Yesu. Yesu nawe agahinduka nk'aho ari we wakoze ibyo byaha, nawe akabihanirwa yihanukiriye. Muri make Yesu niwe wahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo natwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ubwo iyo umuntu abyizeye mu mutima yumva yagereza yarafite umutima ayivuyemo, kandi itangazo ni rimwe kandi uryumvira ku ntumwa nyine ziri hanze, cyane kurumva ko mu nsengero ho baramwirukanye. N'ubwo umuntu ushaka ubutumwa bwiza azajya bwumvira nyine ahangaha hanze kuko hariyaho nawe urabyumva. Ariko basi icyo tuba turi guhamya ni uburyo Imana yataze imbabazi kuri buri munyabyaha wese, kandi ntabwo yazitanze nk'igusaba ikiguzi, ndetse si nk'izisubiraho nk'uko iyo umuntu ababariye undi ejo arongera kubwira ati n'ubu narakubabariye ariko birarangiye, ugasanga zirashize nka zimwe twajyaga twakira mu idini zishira ku mpamvu yuko twazakiraga zitarizo, twazihabwaga n'abantu twapfukamye ku mavi imbere tukababwira ibyaha byacu nk'aho ari bo Mana yadupfiriye, nk'aho ari bo nyine bari buze no gutanga ikiru cyacu, kutubabarira ko kandi kubabara n'ugupfa. Ubundi umuntu twabaga dupfukamiye twategerezaga kanapfa tukabibura, ubundi byari kuba byo uwo tubibwiye yemera agapfa kabizira. Ariko se ko nawe ari umunyabyaha, n'ubundi umunyabyaha yacungura mugenzi we, ntabwo yapfira mugenzi we. Niyo mpamvu nabo ubwabo nta cyizere bafite cyuko bazifite, ariko basi duhari tuvuga tuti Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byose. Yesu niwe waje hano mu isi atangaza niyo nkuru nziza, avuga ko n'uwo mwaka wageze. Muri make umuntu wumva adafite imbabazi n'ukuri namenye neza ko uko ageze ishakira mu buryo butari bwo, ariko uyu munsi cyangwa se iyi saha niyizere neza icyatumye Yesu aza hano mu isi kwari ukugira ngo ababare umubabaro wawe. Muri make Imana iguha imbabazi yuko hari uwo yababaje mu kimbo cyawe, kwa kurimbuka watinyaga, rwa rupfu rw'iteka wahoraga wikanga, mbese ntago rwakurwaho n'ibyo wavuga, ntibyakurwaho nayo wasenga cyangwa se ibyo watanga naho wasengera, ahubwo rukurwaho nuko hari undi rwimukiyeho. Ariko rukamwimukiraho ari uko nanone nawe arekuye ibyo yari afite, kuko Imana ntabwo Imana ishobora guhanira umukiranutsi akina bufite ubwo bukiranutsi, ahubwo butungane ubukiranutsi bwa Kristo we yarabutanze ngo ubushaka bufate, ariko nanone nta wabutengata ngo bwongere ku bukiranutsi bwe cyangwa ubunyabyaha bwe. Nukura kimwe ugatora ikindi cyangwa ukagumana ibyo ufite. Nukuvuga ngo umuntu niba atekereza ko umuntu we yatungana, ubwo ntarakenera ubutungane bwa Kristo, ariko najugunya na byose ubutungane bwe n'ubunyabyaha bwe byose akajugunya agatora ibya Kristo, ubwo azaba agiye mu mubare wabo Kristo nanone yazizibye, kuko ni ingurane nyine. Kuko bavuga cya kiganza yashyiraga mu ruhanga yabaga ari nka transferi, ari gushyira ibyaha bye
ku itungo ariko noneho itungo naryo riri kumuguranira riri kumuha ubuziranenge bwaryo. Niyo mpamvu ubuziranenge bw'icyo gihe bwamaraga umwaka umwe kubera ko n'itungo ryabaga ari ry'umwaka umwe. Ariko se ngewe nshimira Imana ko nabonye ubuziranenge bwa Kristo butamara umwaka umwe, butamara imyaka 10, ahubwo bw'iteka ryose. Ubwo ni ku mpamvu yuko nawe ubwe igitambo cye mu maraso ye hari harimo ubugingo buhoraho. Ubwo impongano ye ni igiteka ryose nyine nkuko na wari uwiteka. Ku bugingo bwe si ubugingo bw'imyaka 40 cyangwa 90, bwari ubugingo bw'iteka ryose. Ashima kubwikura arabutanga buha abanyabyaha, ariko nanone ntiyabubaha bakiri abanyabyaha, arahereza ngo ninde twagurana, nkamuha ubugingo bwanjye noneho akamuha ubunyabyaha bwe nkabuzira. Ubugingo bwanjye nkabutungane bwanjye akajya kubuhemberwa, noneho nawe akamuha ubunyabyaha bwe nkajya kubuhemberwa rwa rupfu. Yewe ntabwo twakwiharira ikiganiro rero. Reka turebe ko hari n'abari ku murongo twakira amatelefone yabo. Ahari haba hari n'imbohe yabohoka muri uno mwanya, cyangwa se haba hari n'iyamaze kubohoka nayo ikabitumenyesha. Nabwo tuteze amatwi kugira ngo twakire ibyo batubwira. Allo Country FM. Mwiriwe neza. Muri bandi muherereye he? Amazina yanjye nitwa nayo, mberereye mu murenge wa Bugeshi, akarere n'aka Rubavu. Buranda bakunda cyane by'umwihariko kwa kane ntabwo nagotwa. Yego rwose. Ngunda ikiganiro cyiza mutugeza by'umwihariko ijambo ry'Imana. Kubera ko ndafashwa cyane ko muri bihe turimo gukorera Imana nubwo bitoroshye, cyangwa tuba dufite byinshi byadusubije inyuma. Niyo mpamvu akenshi na kenshi dukunze guprofita umwanya wo kumva ijambo ry'Imana kuri radio Country FM. Yego rwose. Hanyuma izo mbabazi twa turi kuvuga, we waba warazakiriye cyangwa urazitegereje? Njyewe rero gucanje giti kubese ni kubute. Nje kuri aya masaha ndacyadutegereje. Umwaka w'impuhwe za Nyagasani uracyawutegereje kandi twabonye ko wamaze kugera. Nibyo natanye ndi kubabwira. Kuri ubu ngubu Imana nyine kugira mutane bona biragoye, ariko bigoye nanone ku bantu batazi ijambo ry'Imana cyane. Ariko nanone ndimwirengagiza ko dufite ibisitaza byinshi. Kubw'ibyo rero njyewe bitewe n'uko nyine uko uca bukiri umugabo nyabuke yashima Imana, agahura n'ibisitaza byo kumusubiza inyuma byinshi. Rimwe na rimwe n'ibintu sigaye ndabona nkumva ko Imana hari n'ibihe turimo yaba itabizi, bityo nkumva ko impuhwe z'Imana zitegereje ko isakusange bitanakora ko yamubari. Urakoze cyane, turagushimiye. Ubwo ukomeza kudukurikirana nabwo uzarushaho gusobanukirwa icyo Yesu yakoze kugira ngo ubure umukiranutsi. Turagushimiye cyane. Reka namwe ndabashimiye ku ijambo ry'Imana geza mwatugejeje. Urakoze cyane rwose, turagushimiye cyane. Ati ntabwo muri isi byoroshye. Allo Country FM. Allo, muraho neza? Muraho neza. Muri bandi muherereye he? Ravugana na Oliva hano mu Rulo. Yego Oliva. Wowe sizo mbabazi waba warazakiriye? Narazakiriye kera kandi zizahora iteka ryose. Umwaka w'impuhwe wawugezemo cyane. Ubura umukiranutsi ku Mana. Ku Mana mama ari kuduha ibiganiro byiza n'abari kumva Country FM. Batumva ko gukorera Imana ubundi ikintu cya mbere kijya kizitira umuntu muri iyi si. Buriya iyo ufite umutima ugucira urubanza, ukamenya ngo iki cyaha ndi gukora ni cyaha, iki cyaha ku Mana bimeze ute. Uyu muntu umaze guhamagara aravuze ngo Imana ngo hari ubwo bitarabonye ngo ibihe ngo twagezemo ngo ntiyabibonye. Imana niyo yemeye ko ibi bihe tubigeramo, kandi Imana yaravuze ngo hari igihe kizagera abantu, igihe kikagira abantu ntibakajye bahura. Imbabazi wazakiriye ari uko wazisabye?
cyangwa wazibonye uti imbabazi? Ngewe imbabazi nazakiriye kera. Wazibonye mu buhe buryo? Ngewe hari igihe cyageze nkajya njya gusenga, noneho basoma ijambo ry'Imana, noneho igihe cya Noheli cyagera na bonane uri imbabazi wazibonye mu buryo bwo kuzisaba cyangwa wamenye ko hari uwahanwe igihano cyawe? Ngewe namenye ko hari uwahanwe igihano cyane. Urakoze cyane. Akikorera ibyaha byanjye, akababazwa kubw'abana b'abantu. Nubwo hari abantu batamenya ko Yesu yikoreye umutwaro, akawikorera bakamubamba, abari kunyumva bose bajye bemera bihane bace bugufi, kubera ko iyi Mana iyo ukora icyaha Imana nayo irababara. Tuba turi kwisubiza ku musaraba. Niyo mpamvu none se izo mbabazi wakiriye nk'ubu ngubu uramutse ukoze icyaha ntabwo zagukurwaho? Izo ndamutse nkoze icyaha ntabwo uzagenda kuko Yesu atugirira imbabazi ibihe byose, kubera ko nyine amaze kwakira izo mbabazi, kuba yarambabariye akajya ku musaraba bakamubamba bakamutera amacumu. Nanjye ngerageza, nubwo muri iki gihe ntawe ukiranuka ku gato no ku kanini, nkageza ku rugero ku buryo ntababaza umwami wanjye, yaremeye kumwitangira. None se izo yaguhaye yakubabariye ibingana iki byo kuva ryari kugeza ryari ku buzima bwawe? Yambabariye nkimara kwakira agakiza, kuko ninjiye mu bintu by'Imana cyane, maze nk'igihe ariko nabyinjiyemo numva nyine ko mbifashe neza ku buryo nta n'ikintu cyapfa kunyeganyeza nyine. Ubwo bivuze ko kandi ntunavuze ko ukiranuka ku gato no ku kanini, ko n'ubundi hari ubwo usitara, ubwo si izo mbabazi ntizapfuye ubusa? Izo mbabazi zihoraho iteka ryose. None se ubwo bivuze ko ubwo zihoraho iteka ryose, ibyo ukora ubu nta Olive yagiye, reka twakira abandi. Urumva imbabazi ziri mu bwoko bubiri. Hello Country FM. Hello. Yego turabakiriye. Mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Tuyishime ndi Nyakarenzo. Yego tuyishime Nyakarenzo. Umwaka w'imbabazi waba warawugezemo cyangwa nawe uracyazitegereje nk'abandi? Umwaka w'imbabazi nawugezemo. Ariko hari nk'akantu nabibariza gato. Yego rwose baza turagusubiza. Umuntu wenda wakiriye imbabazi akababarirwa kuri buri kimwe cyose, akakira imbabazi mbese muri makeya, akoze icyaha ntabwo ari bibi? Gukora ibyaha nyine ntabwo ari byiza ubundi. Ibi natwe ntabwo twiye tuvuga ko umuntu yakwakira imbabazi noneho agasigara akora ibyaha. Ahubwo se wowe umaze kuzakira, ubuzima bwawe bwakomeje kuba bwa bundi bwa mbere? Oya, umuntu arahinduka kabicyare mu gihe. Urakoze cyane. Ubundi bwo nizo mbabazi nyine. Ibyo nabyumvisha kandi kantu. None se ko mwavuze ko akenshi nkunze kubakurikira cyane. Ni byiza. Nanditse kumva ku wa kane washize ngo nta kintu na kimwe gishobora kuguhesha agakiza. Imirimo gukorera Imana mbese ngo ntabwo bishobora kuguhesha agakiza, kandi nanjye ndabyemera. Ariko se kugira neza ko hari icyo bitwaye? Urakoze cyane. Urumva kugira neza nyine n'ibyabeza, sibyo? Urumva umuntu wamaze kubona imbabazi nyine ni nawe wera, ariko ubwo ni nawe nyine wanakwera n'imbuto nyine zera. Ubwo ibyo by'imirimo nabyo nyine n'iby'abakiranutsi, ariko ubwo twari tukiri kumenyesha abantu nyine umwaka Imana yagirimo imbabazi, cyane ko iyo umuntu akomeza kwiyumva ari umunyabyaha nyine aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko umuntu ukomeza kwiyumva ko ari umunyabyaha bataragera mu gihe cyo kwakira imbabazi, abatarazakira nyine nicyo kimenyetso cy'uko aba ari umunyabyaha. Murakoze. Nawe urakoze cyane.
abantu bakeneye gusobanukirwa cyane imbabazi z'Imana. Hari izi nsabano ubwabo, ariko hari n'iz'Imana yatanze zo batasabye. Yego. Impano. Impano kubera ko Imana ziva mu kwica undi mu cyimbo cyacu. Ukuri ko kubabarira ubundi. Yego. Halo Country FM. Twiriwe cyane. Namwe se nuko? Yego, muri bandi muherereye he? Ni Goreti Irusizi. Inde? Goreti. Yego, Goreti Irusizi. Kuri Senelange. Okay, yego. Hanyuma nawe imbabazi warazibonye se? Imbabazi narazibonye pe. Ubu wamaze kuba umwere? Nyine wenda nubwo tuba duhura na byinshi nyine bitugerageza, ariko nyine ndavuga ku Mana. Nyine Imana ihora itanga imbabazi nyine buri munsi, kuko ihora yiteguye kutugirira neza. Buri munsi ubwizi guhereza biciye mu buhe buryo? Icyambere ni ukumenya wenda ko wanguye wenda mu cyaha ukihana, nayo irakubabarira. Hanyuma ko twabonye ko igihano cy'umunyabyaha ari ukurimbuka, ujya wirimbura kari ko kwihana kwiza Imana yemera? Kwirimbura? Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi ni urupfu rw'iteka. Ujya urwiyica? Nyine biterwa n'intimba yacyo uba ufite. Nyine kwihana ubyumve neza, ni ukwiha igihano, sibyo? Kandi igihano Imana yavuze ku munyabyaha ni ugushyirwa mu rutazima. Ese warabyikoreye? Niba udashaka ko bazabigukorera, udashaka guhanwa ubwo warihannye. Narihannye. Urakomeza ubyumve neza. Urakomeza ubyumve neza kuko igihano Imana yageneye umunyabyaha ni ukumushyira mu rutazima, cyangwa se ukizera ko hari wakugiriyemo. Icyo nicyo kigukiza kuwujyamo gusa. Yego rwose. Urakoze cyane, ukomeza ukurikire. Urakoze cyane. Yego nawe rwose urakoze cyane. Ati ndihana, ariko kwibaza na Yuda ubwe ntabwo yihannye burya, ahubwo ariyahuye. Yariyahuye. Kuko igihano cy'urupfu rw'iteka nicyo kigenewe umunyabyaha wese. Halo Country FM. Halo, muri bande muhereye he? Mama Delphine Nkungu. Yego muvandimwe, iteka ryose. Nanjye nshimiye Imana. Yayishimire wowe. Kuri ikiganiro nyine Imana yashyizeho. Kugira ngo nyine abantu bakomeze kumva ubutumwa bwiza. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Nanjye mba ndi kuyishimira nyine kuwo mwaka Imana yagiriyemo abantu imbabazi. Oya ni ngombwa ko nanjye nyine nawe yisanzemo. Imana ishimwe. Rero nyine ngo ubwo twatsindishijwe n'ubuntu dufite amahoro ku Mana. Yego rwose. Nanjye mfite amahoro ku Mana, mba ndi gushimira Imana ku bw'izo mbabazi nyine. Yego pe. Imana ishimwe. Basabira nyine n'abandi bavandimwe batarumva nyine ibi bintu ngo babyakire mu mutima, kuko ijambo ry'Imana hariya mu Baroma mu bice 10 avuga ko umuntu yizeza umutima iby'urupfu rwa Yesu wabyatuza akanwa ukabura kijije. Yego. Imana rero ihabwa icyubahiro, ndayishimiye no gufatisha umurongo nkabumva. Yego disi. Ariko numvise umuntu umeze nka David. Niwe? Ni David arakumva. Ndahari. Ndaguhobeye mwene data. Yego muvandimwe. Yewe disi ndumvise nyine kigezemo hagati sinari mpari. Ariko numva ari David. Niwe. Muvandimwe nyine natwe turishimye, tunejejwe n'ijambo ry'Imana. Kuko twakize urupfu tukabona ubugingo buhoraho. Yego rwose. Basireka ndekura umurongo nyine nkomeze numve n'abandi. Yego muvandimwe murakoze cyane. Bene data bose bari kunyumva ndabatahisha. Yego rwose bakumvise bose. Imana yavuga icyubahiro. Isingizwe.
umurongo nubwo tutawuvuze hari igihe haba hari abashyashya ni 07838305 0782442125. Nibyo rwose urumva ko imbabazi z'ibyaha abantu baracyazitiranya kubera bamenyere ko mu idini babyo kubyatura n'amapenitensiya n'ibiki byose byababujije kwakira imbabazi ziva ku Mana, byababujije kwakira imbabazi zuzuye. Allo Country FM yagiye. Urumva ko abantu bakeneye kumenya kubabarira kw'Imana. Allo Country FM. Allo yego, urumva ko nyine kubabarira kw'Imana babyitiranya n'uburyo umuntu ababarira mugenzi we. Nagukoshereje mbabarira, nagukoshereje mbabarira, nguhe iki ngiki mbabarira, ngo mu mbabazi nguciye 5. Allo Country FM. Allo. Amahoro bavandimwe. Amahoro bavandimwe. Andre na David. Turakumva cyane. Twebwe rero kubakurikirana ntibyakunze abakurikiranira Country FM kuri internet. Ariko nyine icyo nzi cyo nuko ubundi insanganyamatsiko itahindutse n'ijuru ntirikorerwa. No kumenyesha abantu ko Imana yaritangiye ubuntu nyine muri Kristo Yesu. Kristo nyine niwe witanze yishura ibyo abantu basabwaga kugira ngo bajye mu ijuru. Ubwo nyine umwizeye wese ahita abona ijuru bidasubirwaho. Amen. Nanjye ndarifite kubwo kwizera, mbafite umunezero nyine uva ku Mana, naheshejwe nuko yankoreye ibyo nasabwaga ariko ntari no gushobora. Ubu rero nyine nejejwe nanjye no kuba mwisi, nzi neza ko mfite ijuru. Ariko mbwira abantu bose rwose cyane cyane abakurikiye iki kiganiro ariko bataramenya nyine uburyo bajya mu ijuru bakiri kurishakira mu bikorwa, ko nyine inzira yarabonetse kandi nimwe ni ukwizera Kristo nyine ukabura ribonye bidasubirwaho. Yego rwose. Yego basi mbashimiye Imana bene data nyine kubwo muhati wo kumenyesha abandi. Yego rwose. Kandi ndanabasuhuje cyane. Yego turakwikirije n'abandi bari kukumva bose baragusuhuje. Yego ubwo nsuhuje n'abavandimwe bose nyine abera bose cyane ko abamaze gukizwa ari benshi, abamaze guhishurirwa ubuntu bw'Imana. Usuhuze n'abikarenge Claire. Yego ndabasuhuza. Urakoze cyane. Amahoro meza. Amahoro kuba yafite. Yego. Murakoze. Allo. Urumva ko Allo Country FM. Allo. Urumva ko iki kintu gikwiye gusobanuka cyane. Abantu bazi ko bazabona imbabazi mu kuzisaba, ariko bose nta numwe wahamya neza ko yazibonye 100%. Bahora bavuga Imana ihora ibabarira detail, bakamera nk'abari kugura mituyo. Arika harano nasomye ndumva ni mu Roma ni gice cya 8 havuga ko iyo ziriya mbabaza abantu basaba ziza kuba ari z'Imana itanga, ngo Yesu yari kuhera ku kuremwa kw'isi apfa buri munsi uko abantu bacumuye. Ubwo bivuze ngo ahubwo biranababaje kumva babashaka ko Yesu asubira ku musaraba, kandi umusaraba yagiyeho ari wo wari ukubiyemwo igihano cy'ibyaha by'abari mu isi bose kuva isi yaremwa no kugeza igihe izarangire. Hanyuma abantu bagahakana ibyo ngibyo bagashaka ngo Yesu agaruke ku musaraba yongera apfe azira detaye z'ibyaha. Ese ubundi ubwo koko ibyo bintu barumva bahamanya n'ijambo ry'Imana? Imana nayo yarahafunze aho hantu, barazisaba nubwo yazisaba agapfira mu cyumba cyangwa agapfira mu isumo cyangwa mu butayu, n'ubundi apfa yumva umutima utuzuye, umutima utarabona imbabazi zikenewe. Kurumva Imana yo yahamije neza ko umuntu atababarirwa ibyaha atapfuye. Hadapfuye ikiziranenge, maraso atamenetse ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Yego rwose. Allo Country FM. Allo. Amahoro furaza data. Amahoro meza cyane. Yesu natuzwe iteka ryose. Yego ndabasuhuje. Yego mukagimbure Rike Kigali. Rike turakumva cyane muvandimwe. Nanjye ndanezerewe cyane. Yego kubw'uwo munsi
bw'uwo munsi ubwo mwaka Imana yatangarijemo y'abantu imbabazi ariko nanjye nyine nkaba narabimenye bimenyeshejwe no kubibwirwa na bene data bambanjirije. Yego rwose bambwira burya ko Yesu yamubariye kera. Yego bambwira ko hashize imyaka myinshi Imana itangaje nyine ko abakene bakenuwe, tangaje ko imbohe zivuye muri gereza. Yego tangaje ko nyine n'abatabona zihumuwe. abantu rero bameze batyo bose, nanjye nari meze gutyo. nanjye nari mboshye, nari impumyi, nari inkennye, ariko Imana nyine imenyesha iyo nkuru nziza, iragukenura, imbwira ko nubwo nshakisha ubutungane mushakiye mu mirimo nkora, mushakiye mu byo abo banzi b'umusaraba bagiye banyigisha nakora bikampa ubutungane, Imana imenyesha ko butabamo. ndashimira Yesu ko nawe yaje kubuvuga, aza nyine ahantu baboheye. Nibyo rwose muri gereza abasanga mu iyo nzu y'imbohe, mu ibohero. niho ababwiriye, niho uko niho abantu bashaka, niho abakene bari bivuye mu mbaraga zabo. ariko nashimiye uko kuntu yabumbuye igitabo, bakababwira ngo ninjye ngo Uwiteka yatoranyirije kubwira abantu. niyo watoranyijwe. yabwiraga abo bapasiteri yarasanze mu rusengero kuko ntacyo bajya bavuga, ntabwo bigeze batoranywa kubwira abantu inkuru nziza. Imana yatoranyije Yesu wenyine ngo ari umenyesha abantu inkuru nziza, kuko niwe rega wari ufite inkuru nziza nyine, niwe wari ufite icyo kuvuga, yarahawe na se, ni nawe nkuru nziza. naho abandi bo baragenda bagaterateranya bakabwira umuntu ibintu bitabasha, ahubwo bamubwira inkuru mbi. Yego rwose nubwo inkuru mbi umuntu aba arayivukanye, ariko Imana ishimwe cyane ko ariwe watoranye. ni ukuri abantu bateze amatwi radiyo bamenye ko nta muntu n'umwe watoranyirijwe kuvuga ubutumwa bwiza keretse ubutumwa bwiza bwa Yesu cyangwa keretse Kristo. ese ubundi umuvandimwe Kagimbura, ubundi umuntu yavuga ubutumwa bwiza butamugize intungane, ubwo aba ari kububwira bo baba bashaka kubiki? hari ugamiriza umuntu ubutumwa bwiza kaba se padiri yaba abizi, pasiteri wanjye se buriya ntabyo azi, abikuye hehe? ntabyo bazi. umuntu watoranyijwe kuvuga ubutumwa bwiza ni Kristo, ku buryo anavuga ati ariko si wajya kamubaza niba ibi bintu nawe abizi. aragushuka niyo ugiye kumubaza aragushuka ngo ibyo ngibyo ngo turabizi, ngo ariko ngo tugomba gukorera Imana, ngo iryo juru rirarindwa, ngo impano y'Imana ntabwo wayibona ku busa. ariko Imana yabameneye ibanga, ivuga ko batunzwe n'ibyaha by'abantu. niyo mpamvu nicyo gishoro n'ubundi inkuru nziza nyirebanya no kubaza gusiganuza kw'abo bantu, ahubwo ubutumwa bwiza burya umuntu abwumva ku giti cye, yego, akanakizwa ku giti cye, kuko mu ijuru hazagenda umuntu ku giti cye kandi akabubwirwa n'abo bwakijije cyane. Reka twakire undi muntu umwe basi ku Mana rero ndabona dusigaranye umunota umwe, mutangariza abantu iyo nkuru. Yego rwose ndanezerewe, musuhuje n'abane data bose bakijijwe bo mu isi yose. Yego murakoze cyane, amahoro meza. urumva ko nyine abantu bapfobeje imbabazi Imana itanga, bazisimbuza izo bazajya bahereza abantu, ariko ku mpamvu y'ibyo bajya babakuraho kugira ngo bahagume bajye bahora bazana. niyo mpamvu Yesu nawe hari nyine kugira ngo atangaze inkuru nziza yuko ari we butumwa bwiza, ariko ni nawe wapfuye kugira ngo abantu babarirwe ibyaha. Allo Country FM. Allo. Oui, allo. Mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Felix muvugana. Yego Felix. Hehe. Badashya.
bukadashya. Felix, imbabazi warazakiriye cyangwa cyari kuzisaba nawe? Mba numva ubwo mwatuma abantu baduhoka bakajya bigenza uko bashaka. Umuntu agomba gusaba imbabazi buri munsi ahubwo. Urakoze cyane. Wenda iminota yacu irarangiye. Iminota yacu irarangiye. Abantu baduhoka bakirara. Reka tuguhe nimero uze kutubwirira ku ruhande kuko iminota irarangiye. Tugiye gutanga nimero kugira ngo babashe kuba bazakira none baduhamagare nyuma. Mugimana Andre izange 0782 71 indi 8229. Tigo ni 0725 85 15 07. David ni 0783 4 6 nizo. Murakoze cyane abaduteza amatwi mwese turabasuhuje nako turabashimiye cyane naho ubutaha.